njyewe nabyo kuvuga kubabarira nyine reka nkubwire hari ikintu gihari buriya uko byagenda kose urumva mu buzima gutyo uvuga nk'ugiye gukundana n'umuntu aba afite option nyinshi zo guhitamo sibyo hari igihe rero burya aguca inyuma ariko agukunda ariko none se ibyo bintu ntabwo wemera ko bibaho ntabwo wemera ko ari amakupure akundana atarahura uwo agenda kumubwira ati duhuruka akabyanga ariko akajya ahandi ku ruhande ibyo bintu ntuzi ko bisanzwe bibaho uzi ibyo boro se uri kuvuga ibyo boro uri kuvuga ndaguha urugero hari ukuntu ukundana n'umuntu cyakoze uzahano nabyumva kereka umuntu aba kure mutafite ubushobozi bwo kubona yenda ushobora kumuca inyuma se aho ngaho yenda tusuppose uri ntabwo kandi navuga ngo uri mu Rwanda kuko mu Rwanda nta tike umuntu ari mu Rwanda nawe uri mu Rwanda man niyo yaba ari Karongi bajyayo ndi kuvuga none ko urugero yenda nk'umuntu uri state cyangwa hanze y'igihugu yenda aho ngaho birumvikana kuko yenda umubiri ni umubiri sibyo ushahida gukina ziradiyo yenda umuntu amaze nk'umwaka adahari nyine bikangombwa ko yenda amuca inyuma ariko atari umwanze kuko wamubuze adahari none wese nk'umuntu no muri kumwe yenda dufata uri Muhanga uri Kigali wamuburanye iki n'ubundi ni bimwe nakubwira ngufasha wakikomeza bamushutse ariko rwose nawe umunyamakuru niba ari uko bashuka bamushutse gusuko no wabwira nk'umujama ngo banshutse hari abajama batihangana yakubita n'urushyi ngo bamushutse wowe urumwa wihene se bashyiramo ikiziriko bagakura bari guca inyuma umuntu ikosa rikomeye byatatu cyakoze hari abantu wenda batanyurwa sibyo ni bimwe twavugaga nyine ukaba uca inyuma umuntu wamugana no hari ariko unamukunda pe njye nari nkubwira ibyo bibaho biranashoboka ariko icyo gihe nirari iryo rari rero urakarigira umuntu wawe nabimenye kuki rero ajya abimenye iyo abimenye ugomba nyine kwakira urwaje ukikomereza kabisa ariko kwa ntabwo turi bamwe wasanga ari njyewe ku bwanjye ntabwo napfa kumenya abantu uko babitekereza ariko ku bwanjye yanjye nagira ngo nyine mbihuze n'ibintu bisigaye muri iyi minsi ariko ndi kuvuga ku bantu cyane ku bantu yenda basezeranye kuko mu bantu batarasezerana bari muri dating n'ubundi muri indaya mwese ndi kuvuga ngiye kosa cyane kuko ku bantu bashakanye basezeranye kuko rega bro uzumve iyo ukundana iyo ushakanye n'umuntu sibyo nyaka ko ugiye gushaka umuntu ari umuntu uba warahise sibyo barakundanye umukunda muhuza everything so rero ukumva niba yenda ku bantu bahuje na gutya tugakunda tugahura imihanda tugakundana ntagucemba ngajya no gucemba ibindi byawe kuko nyine nabi n'ibintu byadanje kuko urabimenye wamugara ukikomereza nyine wagenda ariko se noneho ku bantu bashakanye ureba ariko bro ushaka umugore agenda nta n'ikintu afite rega abagabo bura turavunika reba wowe reba ukuntu umuntu yiringa ari umugabo ushaka iterambere ry'urugo ukihiringa ibintu byawe ukibonera ibintu byawe ugakunda n'umukobwa wenda namukunze ari n'umukene nta n'ikintu ahagaze mu mufuka cyangwa waba atari naturuka mu muryango ukomeye ariko uramukunze umugizi uwo ari we yenda akazenda n'urugero cyangwa umushingiye bizinesi mani murakundanye ubwo ari kugwa ya pusi ye yenda n'urugero gusa umwitayeho ibintu byose urabikoze mani ubwo abagabo nyine tubabara noneho ahubwo abagore wamugana baranibonye kabisa noneho ubwo ukamushaka akaza mukakorana buri kintu cyose akaguca inyuma ashaka urundi ibyo bintu ariko bro akaguca inyuma abagabo barababara kandi none ubwo wamuzanye wamwitayeho famille yenda barumuna we yenda wabitayeho ukumva amaze kugera hagera uvuga ikintu abagore baba bafite ngo mwasezeranye usiko mane wasezeranye n'umuntu uri kumva umugore ukabyara usiko uri umugabo we mu bintu bya byose ijana ku ijana twara 30 umugore agatwara 70 iyo mwasezeranye kugira ngo mve uburyo abagore nyine gushaka nyine niyo bamba kuvuga ngo urugo rubi rutwanagereza gushaka nk'ishitani y'umukobwa uriko kuko iyo ushatse ushaka gushaka umukobwa ibyo byose ukabimukora ubyo nakubwira wenda yifite nk'iyo target yenda kuvuga ati umujama n'ibiki mukaba murashaka bro iyo mugiye muri divorce umugore atwara
urumva umugore we atwara niba ari 70 ingahe mu mitungo kuko umugabo mpamvu atwara 30 umugore bamuha ibyiwe none bakahita bakuraho n'iby'abana bazato iby'abana famiye yagatwara 70 wowe ku bintu byawe navunikisha agatwara 30 urumva ko nabwo babo niko bimeze mu mategeko burya ariko nyine buriya hari impamvu ziba zihari kuko buriya umugore ashobora gusanga ari ujya kurera abana hari impamvu nyinshi ntabwo twakwinjira mu mategeko neza ntabwo twajya kwinjira mu bintu by'amategeko ngo tubirebe ukuntu biba bimeze ariko nashaka gupointinga neza kumenya ese urubyiruko rwo rutekereza gute iyo habayemo ako kantu ko gucana inyuma ariko uko mbyumva niba umuntu mutarasezerana mugikundana nyine ari ibintu muri kudetingana ndumva ari ibintu biri simple sinkubeshye nje sinkunda kubeshya dukunda gutya dutetana kuko bagiye baduca mu biganza benshi cyane byose byagenze twacembye n'abandi baje mu bacu bagacemba urukundo buriya bintu bagiye bivugisha ngo umuntu ngo gukunda wakundanye n'umuntu ngo mugashwana ngo ibiki n'ibiki bro uziko bishira icyumweru cyonyine uba wasibye ingegera akazi ukumva ziradira umukundana gutya gusa mutetana bisanzwe akaguca inyuma niyo wamufata nyine wakisarangukana rakara ariko nyine nkeka ko nta kintu yabivuze cyane ntabwo aba ari uwawe ijana ku ijana ku buryo wabitsibaraho ngo warwana nawe cyangwa ngo uramukatiye ngo wasanga we naguca inyuma wamugana ashaka no kwigendera ariko giye bigenze gutya nayagucenge rwose wakigendera wowe rwose upfa kuba wamaze waragezeyo kuko ngewe nuko nanakijijwe ubu ni gihe kera sha bro natetaga ngiye biriya bintu bavuga ngo gutereta ngo ntabwo tereta ngo nakurya kugira ngo nzakugire umugore mukoresha iki ucitse cyangwa ukagenda genda bigukorera ku buryo ugenda sinde birete kabisa kuko urabona iyo nkunda nawe hari ibintu mba ngukorera bikomba izo kayare yenda bikomba nagusohokanye nakuguriye aka kuko buriya abantu bakundana nabizi ushaka guhamagaye sheri ibi njye nagutunga imyaka 2 narakurya ngo munegeje kuzabashyira so waba uri iki genda gucemba ku buryo niyo bwo wagenda ibintu byanyira zigera no birita nyine ndavuga ni sha igendere sha none nararumpitse kumugana yandinda kujyana kuko buriya uko wababara bikomba uko wababara yagiye utamuriye ntabwo ariko wabara nyine waramuriye yatandukanye buri ubwo rero papasi ndikumva ko wari ukurya wese kucyo yagiye ndumva papasi muba mufite araho ngaho none se nyine ndakubaje kuki waba yagiye kuki we none abatayibutse ibyo bintu byose wamukoreye ngo nyine ahagutse ko abatipe twamwabyibagiye nuko nyine nana bakibaho ibyo mubwira 2023 wa mu usibye ko abantu b'Ikigali banisobanukiwe ari hoti byandanje ariko ubundi bro sinkubeshye kabisa ntabwo ibyo bintu usibye ko nta nubwo bikibaho ndetse biracyabaho ntabwo bibaho gukundanye n'umuntu ngo wenda dufate ngo turakundanye imyaka 2 ngo nzayihangana ngo ngire umugore ubwo umuhungu bagira inama rero nagiye kuvuga ngo umuhungu yaba nyine ari umurokore nibuka ko abarokore bo basambanye kuri bitabyibaye yabarokore abahungu b'abarokore nyine nari mfite ari umu ex wanjye nari mfite ntabwo mvuga izina ryiwe utuye Kicukiro ni umurokore wa danje nyine yari umurokore ariko areba no muri korali ariko ari agasinyici bya danje uzi ibintu twakora ariko wamubona nka gutya mu muhanda yari no muri korali kuririmba akavuga ati wabaye ni good ariko twaba turi ku shahara shyaka none ikintu cyaje kurangaza twarashwanye nyine sinibuka ikintu twapfuye turashwana urumva aba ex igiye kurushwa n'umuntu mukundana yego ariko mukajya munavuga nyuma sinzi ukuntu twahuje arambwira ati sha mbere nari nzi ko ari wowe w'isinice ariko mfite umusani wa neretaga w'umurokore nuko ejo twashwanye ngo abarokore bo none baragigira navuga ni uko mutese bitubwa none se ko wajya gumye unsereza ngo nguzishe kundanira n'umuntu ngo no mutipe wo murokore ngo babitonda ukaba uri kumbwira ngo ahita ambwira ati ahubwo nibo babi ubwo urumva rero ahubwo abarokore nibo babiri icyo rero nabwira ngabo basani mani abakobwa mani kuri iki gihe n'ibintu by'inkundo ushaka umutipe anashaka ya mani wanabishyira ku ruhande uvuga ngo inkundo nese ko bisigara 3 samu ntabwo ari Kigali ikiri Kigali bishaka
gute ni 3 samu cyangwa 2 samu 7 samu ntabwo uri kumva icyo gisobanuye wapi kabisa yanshanze burangiye nayobye neza 3 samu yaje Kigali 3 samu yaje Kigali ngo ari ukuntu urabona nagutya meze ngiye mfite umubebe twahuje ni irongora gusa none ngicyo gihe ngo mbona nakurenze kukurongora hamwe na nero ngakubwira ni umva sinago ngenze reba bimwe byago bamushinja byaje by'umukobwa avuga ngo koma yagaburi baravuga ngo ntago ngi narongora noneho ntago nshaka kuzongera kukurongora uzane n'abandi bakobwa njye barongora muri bane ntago nzongera kukurongora wenyine reka nyine ikintu kigezweho ni ukurongora ng'abakobwa ngo babiri nyine nabyo babiri cyangwa batatu nabyo kuvuga ngo umwe ngiki ni batatu rwose ukabahamagara bati nutabazana uwinzobe n'igikara ntago rwose mbarongora ibyo ngo ni 3 samu cyatu samuterwa nawe wipeve urashaka wavuga 10 samu nawe se ngo ukabwira umukobwa mukuru nagaza n'abakobwa cyane ntabwo ibyo bintu bibaho bro ntimukagiye mubeshya nozo umukobwa ariko cyo tuba dukunda nyine tuba twarakura ibyo nyine ibyo njya ngumvishe twe na bintu by'inkundo bigezweho nyine ni pofu ukikomereza kandi abo twarumbuye abo barumbuye cyangwa barongora sibo bazashaka bazashyira mu maboko bazabarongora abateye hose arega abana b'Ikigali nabo bakobwa basiga bari hose aza kukwisweresha wazi icyo ashaka usigaye umukobwa asigaye agusura n'urugero akakubwira ati sheri ubusubira hano umupira ngo nta n'ipantaro umwe cyangwa umwe umupira agasohokanye nk'umwenda wawe cyangwa ikindi kintu ajya mu ngwate aka ngaka ni keza ka mbere kubera ikumaya yaguhaye pusi agahita yita mbese urumva ari urukundo ubu ngubu ni huguha bro huguha abakobwa nabo basigaye bazi ubwenge abana b'Ikigali bamukubita 12 iPhone shaka ajya kiguhata rwose n'ukikuraho umwana akubwira ngo mfatira moto akaza akarya kurusha yuko wagura indaya ko n'ubu ufite amateka mareba ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni ibintu akoze ko wajyaho ntabwo ndi muri Kigali bro ni ibintu biba wowe uri umusore ukavuga ati se what the fuck is that bro ndakubwiza ukuri abantu b'Ikigali nabo basigaye bafite mate ntabwo aza kuguha puse nta kindi kintu ateganya kereka abana nyine baciriritse bwa bwana nyine bwa bukishakisha kumva gufata mutari ibintu bya danje ariko abana babana birenze ma we akavuga ati agaplaninga akavuga ati ninjya kumusura arikumva ndarya ndanywa byeri kandi hari n'abatipe bakunje akavuga ati fata nka 5 y'agatsiko Kigali 5k ni menshi umwana umuremeye rero abana abakobwa b'Ikigali basigaye batanga ibintu n'ababyikora uzi ibintu bibera hano hanze bro baraswerana abakobwa bari hano hanze baraswerana bro ibaze yuko umukobwa we muravugana ugasanga yaguplaninze ugasanga abakubwira ngo uzangura iki ungura iki anone akakwicisha pusi kandi umukobwa we yamaze kuguha ibintu bye aba yakwishe mu mutwe nawe agukoramo nk'akazi noneho abana rero barisobanukiwe shaka gutanga pusi nta kintu bikibabwiye gutanga ibintu guswerana ngo kuvuga ngo imihanda ngiki ngo mama ngo umwana w'imyaka 15 uramurongora ukagira ngo ni mama wawe yarangiye kera yataye ubusugi kera cyane none muraho murasamagumiza ahubwo se abagore bagize ngo bamwe bazababona bazabakura bro uziko hari ibintu uri kumbwira nkibaza inamba muri Kigali bro ubwo inyuma cyangwa se abantu nkamwe n'ubundi usanga rimwe mu square ubwana mukaza mukivugisha ubuse yago hari uwabizi ka square no se yago ibintu bya yago ibyo bintu uri kuvuga yago ubundi si ukumubeshya ndumubeshya se nijwe bararibeshya ariko yago tujye dushyira mu nyirabwenge ntago bamubeshya hari ikintu utapfa kubeshya bari abaruki bose bandi reka turabazi bari abasibasa nabasweranye n'inda baraza kuri kamera kirwa bavuga ngo abakobwa ngo wapi bari abaswera se baba bafite abana bose abenshi se baba bafite abana usibye ko bazi bakabihaka n'inda none se yago tuvuge ko bamubeshya ahubwo se nijwe barari pirata mani bira bintu bishobora kuba ari pirate no se sinshobora kuza nka kuri codinga nkabishyira kuri social media abantu bakabibona bakuru umustar kabisa ine ndikubivuga no se ijwe hari ahantu handitse ko ijwe y'iryayago nirye bro akuse tuyakine dushyire muri haguse oya none se reka nkubaze ubu kano kanya kuri kuvuga buryo nta muntu ushobora kuza kigana ijwi rya akarikoresha nka rye editing hari ibintu biratandukanye bro uri kumva nubundi wijya kurande rwa barabasani nubundi nabasamba reba nka bira bintu bya yago na pendo basohoye
katuhere kuri icyo kintu tureke wenda birabyo uriya mukobwa babanje kuza ngo yamuteye ariko ubundi biriya nibyo kuvuga ngo yamuteye nabyo nibyo none se iby'indaso byo simbizi ntabwo ibyo bihagarara ariko amajwi yo bro kandi usibye ko Anita wese si uw'imihanda gusamba numva ari ibintu byatanje nese ubundi imihanda yajyagamo adatanga ibi ako mwagiye mureka ntagiye mu be honest man none se yagiye kubyara we yagiye mu yanuzi mu bukwe nako yagiye mu rukiko ngo tuvuga ngo yarasezeranye yashatse abantu besesengura mu buryo butandukanye hari abakubwira bati aba bantu babiri bombi n'abantu bari trend n'abantu bari kuri hit sibyo barahuye nyine reka nge nsohorere ijwi kugira ngo nanjye ngirene nje kuri hit none se wowe wagiye hit twaramumenye ariko byanga byakunda ubu ngubu hari akantu kiyongeye ko niba rajwe yari postinze bro birayi boro ibyinda byo simbize ariko yago uri umusambanyi uri umusambanyi uvuze sinawe gusa bro ntago nubwo ari nawe gusa abasani bose kereka utari umuhungu naho erega bro tujye erega na hit ubwayo bro na hit ubwayo yatuma nabikora warubizi hit n'amafaranga utuma ukunda igitsina mama nuko uzi wagwanga miliyoni 10 kuri konti n'urugero ukicara hano ukumva ukajya ubona buri kimwe ushaka cyose waza no gusanga na pusi bikeneye uko bishaka kose gashera bari ingeso wakuranye kabisa irayi bari ingeso sintekereza ko byaza ari kubanya amafaranga ariko ibyo ako abantu bivugishwa ngo gute nuko nyine nabifite erega uzi umutekereza gutyo uri umukene wo utekereza uraciriritse bayoguhaye bakayigutizaho gato niko wabona ko inkweto zihariya iPhone nziza ifite urya icyo ushaka n'icyo ushaka ubwabwo wajya wicara mu modoka waca mu mujyi wa Kigali ahubwo wabama ucamo wicaye muri Benz wabona nk'ibyana biri Kigali ukavuga ati ahubwo n'abaswere nabamushije ukavuga ati n'abaswere nabamushije ubeshye se uri ku kamoto cyangwa n'amaguru umwana ukamucaho ukagirira sinjya mbabona abasani ugaca nko ku mugabo ukabona yarangariye icyana ibaza afite amafaranga agomba kureba se ari ikibazo kureba ni ikibazo se kureba ikintu cya mbere barakica samaze none bazo ngura umuntu afite amafaranga wagize guseba bakikureba yakurembuza ubukene ni bubi mati jya twemera ubukene ni bubi ikeneye cyane nikomba si ubukene gusa ubukene buricago ni bubi byatari none usibye ko icyiza cy'igihugu turimo ibintu byose byaroroshye na pusi zose ziratandukanye n'umukene rwose aranamura kuko numvishije ngo uragurira umwana icyuma cy'igihumbi ukamuswe nita byasenkana ugura icyuma rwose ibyo se biriho muri Kigali nabyo ariko wamuga nuko numva wagira ngo ibeshwa mu mwuga ndimo numva wagira ngo ntabwo mbi Kigali bro biriho je byanshanze kabisa none uko kwemeza ko bisere ubu ufite nk'umwana ufite imyaka 15 akajya kubwira ati nge nandwana ndongera nangwera umugi afite imyaka 15 ni 5 se yabayujuje akakubwira ati nge nandwana tufite ukabwira ati wazanse ufite umugi utamaye umugi ntabwo twanasigaye afite 17 kandi nyine niyo mbona ko yatubwa umuti muri abatipe Kigali n'imwicunde mwana bigendera bo muri akubwira ngo ngewe uko utamaye umugi ntabwo wansigaye akanabyera akakubwira ati ngewe kandi ubwo n'umwana ubaze no umutipe nyine udafite inyurabwenge udatekereza bwo washiduka ukumva ni kumwe nyine urusibye ko twebwe abagabo cyangwa igitsina gabo mu gihugu nyine niyo mpamvu tugomba kumenya iki ubwenge kuko umwana afite 17 akakwicisha pusi bimwe nakubwiraga ugasanga wisanze nyine zaje iriya zamugana ahubwo basani bo mu Rwanda ikindi nababwira ngo ahubwo biyiteho manje bitekerezeho fresh barongora bakuze ibintu byo kujya kuri abo bana kuko gusa iminja nizo zishyushye njya mbibona rega njya nca imihanda nanjye njya nca gutya imihanda ngo ndeba guzwa navuga ni ego kuma ubura bwana nibwo bushyushye cyane nabwo bikora byatana nibwo bafite imyuka bano ngo ba 25 n'ingahe barashaje pusi zabo babagize abacecuru ase bro ubona biterwa n'iki ko ngewe natekerezaga ko ari ubukene ariko rimwe n'imwe mbona n'abana baturuka mu miryango ikize ibyo bintu kandi abo bose mu byara abana bo mu bakene n'ubundi hari abo batera amadu ugasanga babo nibwo basaze ugasanga bafungishije ubusa uko nabasane buriya tuzura ubusa umwana araza akakwicisha pusi we ariko mwabikoze burya agashaka no kukugurira umujyi ari we uzi ko abana ari nabo babyigura ariko mwabikoze
Nose araza akagushuka none se bamwabikoze ikibazo igari si icyo ahubwo rero leta ahubwo tuyisabe izashyiraho n'itegeko ryo kugifunga n'abakobwa bagafunga kuri aba bafashe mwabikoze bagukatire 20 cyangwa burundu ukumva nayo byibura mu mukatire 15 cyangwa 5 oya ngo nimwe mu bashuka shani nimwe mu bashukisha udufaranga nayo mazina karibo basige babashuka bazabisesa karibo basige babashuka basige babashuka bro ahura n'umwana kabisa ukabona igihagararo cyafite ukavuga ngo bite ni byiza imyaka ingana 20 kandi afite 15 indangamuntu se ngo narifotoje ariko byanga byakundi nibo wanje kumwaposhinga bro noneho hari ababanza bakakwiapproachingira akakwiyamagarira se umwana nakwamagarira umwana yagesa ubwo yenda umuco n'urugero ukajya ubona we uburyo bayakitinga niwe ugukwera sinya we ntabwo yakubwira ngo iki n'iki kuko babona nyine n'ushaka we nyine ni sinyara none se abana twirwa tubona babaye amajipo agera ahangaha mu kimunsi y'ikiguru rero kabera byo yarabiciye ntabwo bigihari yabiciye mu gihugu hose cyangwa kabera yarabashoboye rwose ubwo twirwa tubona ntabwo baba mu gihugu cy'u Rwanda ndashaka kugira ngo nyine sinzi ubona bo biterwa n'iki biraterwa niyo viziyo tugezemo abana bari kureba nyine bari kureba urabona ikoranabuhanga byarabikemuye umwana bafite nk'imyaka 15 yari yifite iPhone ugasanga reba ba Nicki Minaj bari hano birabintu baba barimo n'ibiki byose kavuga ati ubwo nanjye nyine inzira yo kuba yenda umusani cyangwa nyine yo kumva ko ndenze iriya niyo nzira tayari pusi akagira iyakazi ariko hari nabo zakijije bavuga reka twe no kuba breminga hari nabo tuzi pusi zabo zakijije bo nitubagaruka babigize business rero umwana niba abonye abo bashari n'abandi bakavuga ati wa mugani ariko umuntu afite n'amafaranga bite nose niba ubikora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kandi utanga amafaranga nyine ibyo nkubwira amafaranga se amafaranga ntabwo yabuze na pusi rero ntabwo zabuze ikabaswera niko kuka umugani wa jihad baraswera na kuri jihad yavuze ngo icyo ubundi kuri Didi jihad araza akakubwira ati umva ibintu biri muri Imana kandi ntabwo babeshya bwo byanyabyo nuko nyine mu bantu bamurwa n'umuntu aba yicare gutya gusa atabite ako uzengutse Imana